ndakubwira wambwira umuntu umwe sibyo nkuko bivuze nakoresheje amakosa siko bimeze hanyuma akabiryozwa agafunga kuko namuze nkamutega imitego nkamukoresha amakosa wamubwira umwe si umwe ni benshi ahubwo ababasha kuyasimbuka ni bandi ni ukuvuga ngo nyine okay mbwira umwe uyu nguyu mbwira muri abo benshi mbwira umwe ukoresheje amakosa muri ubu buryo reka ngende narivuga izina reka nguhe urugero sibyo kano kanya kuko wowe ugendera ku byo wumvise utagendera ku mpande z'abaguhaye amakuru ukagendera ku magambo y'ibyo wumvishe kano kanya y'amano bitewe n'uburyo yisobanuye urumva ku giti cye n'ibyo wumvise bihabanye cyane n'amalive 10-17 wakoze urumva uvuga ngo uyu muntu nidusanga cyangwa ngwino duha amakuru ugafata amakuru y'inshuti cyangwa n'abanzi be wowe ukayahagararaho ukajya unabwira abantu ngibi bintu koko opinion z'abantu rero abanzi b'umuntu ni watuma n'abantu bajya gufunga bani bana we ndiri kumva naturi ku mutwe ngaho mutinga mike yawe mutinga ndagusabye mutinga mike mwabana ariko wite wumva ukuntu abantu bari bakurwaye ntabwo nkwemerera nakubajije ibyo bintu wijya kunzana ngo mu bya Miss Jolly ngo mu bya Ben na Bruce mw'abantu ibi bintu ninde wabizanye uyu mugabo nese ko umuntu agomba kugwa na factors zifatika uko wamumanuye ntabwo namumanuye nanga ko mumvugiramo na Didimani zamuka nigeze mu navuze niki erega naraje uretse gato ntega amatwi ntabwo ibi bira bintu mwari mwarehebye ubunajyuwa naraje bapfuka umunwa noneho ikintu cy'imbabaza ukaza cece hano gataya ngo difata ngo urabizi ahantu mubera gatsimwo gatsindwa mwe kugupfuka umunwa naba n'aba followers ngira umva uretse gato ahantu mubera gatsimwo gatsindwa mwe ngo difata ngo urabizi ngo kuri inshuti yanjye warangiza ukampara ariko ni inshuti yacu mwana turanakwemera muri ukagenda ubone turanakwemera kagenda ubone ibintu byose wanakora bitarimo umugati ibintu byose wanakora bitarimo umugati ibyo bintu ntacyo byabinamaze Keminike ntega amatwi ngusobanurire urukunyumva imbere y'abantu hano bro Godfather nta muntu ushobora kumpa amafaranga ngo ukora iki ntago bikunda nanakwibagirwa yampaye amafaranga yakura ubugoryi nkamushumika Melody oya yashize wowe y'amafaranga ashize cekamo gato Melody untega amatwi neza cyane urimo kunyumva Melody nujya gusubiza amaso inyuma uretse akantu kabayeho akambwira garuka hano akambwira ngo ntabwo Twitter ari ya nyoko urabyibuka none se aho ngaho byari byarahereye hehe ntega amatwi urabyibutse nyine umva uretse gato Godfather uretse kanani kamaro ihangane gato uretse gato kari akantu ahantu havuze ko Bruce Melody ntamwumva urimo kunyumva Keminike kandi nawe urabizi yaraje nabimsanye ikiganiro n'umuntu bita inde narimo kuganira nande niba ubyibuka Aga nebuko umuntu mwaganiraga ariko ibyo byose none se unarenza wi icyo nzi nuko yakwishyuye neza atari amafaranga mu bijyanye na revenge nibyo ufitiye receipt cyangwa ufite receipt y'amafaranga yaba ari ibyo ngibyo nyuma yuko ibyo ngibyo biba nuza negotiation zagiye ziba mani reka nkubwire man sinzi niba mufata abantu mukatugira ibimara mukumva ko wavuze ko iri jambo ntabwo Keminike iki gihuha nutuzana izo receipt ni nko arkasharika utankanga nzanira receipt zikise ngaho rero fata tana receipt zi ngaho fata kayozo kawe upfukira ngaho ibi bintu nabijyana muri libu rero ngo nkoze nabi Godfather ariko gusa turakwemera mwana turakwemera Keminike ubaba yo erega Godfather we yamaze kubyivugira kare yuko inuze murandasi ayikoresha mu buryo bwa business urumva rero kamaro tubaye turi kuri social media tutagomba kuzikoresha mu buryo bwa business waba ufite ikibazo mu mutwe wawe oya noneho we rero ntabwo ibyo icyo shaka kuvuga ntabwo cyumva no kuvuga ngo Godfather sibyo we yakora ikintu cyose gishoboka urumva akabona amafaranga urumva yashaka n'inyabutongo wamuginga reka kubaza kamaro kamubaze kama ngiye kukubaza ikintu kimwe sibyo iyo turi aha ngaha sibyo yego muraza mukaganira siko bimeze ejo bundi uza hano sibyo tukaganira ukaza ugafata platform ukaganira ukavuga ibyo wavuze ndashaka gusubiramo waranyishyuye
Jasi nariko kwishira iki kandi ahubwo wari uri kwinjiza amafaranga. Okay, aha, uburetse gato reka dusesengure rero. Wambwira muri kino kiganiro nagiranye nawe uburyo ninjijemo. Uburyo winjijemo? Yego. Umbwira ati Rizi live ubwazo ziguha amafaranga urumva. Okay, uburetse gato. Ziba amafaranga gute? Ngayibaze sha. No, uburi gukorera Imana se? No, erega uretse gato niyo uvuze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ni ukuvuga ngo uretse gato ni ukuvuga ngo iyi platform turiho nonaha ubu ngubu ndi kwinjiza amafaranga. Utayinjiza gute ubwo mwitsobanura? Erega ibingibi ni utabyinjiriza iyi platform. Okay, nsobanura uburyo ndi kwinjiza amafaranga. Ahubwo mwege muyinjirizaho. Ngaho nyinjira sha. None se ako musetsa. Uri kwinjiza amafaranga se gusa urwo. Ubu n'urundi rukundo ukunda abandi 1500 bari aha ngaha. Yegora. N'urundi bahubwo bagukubite intare uvanga ujya kunywa boyiro. Mugere vuba aho. Tuvugana no kuri mama wamaze kuri saving ahubwo Kamaro uyu mugabo ureba ugatekereza ko ari kandi nagiye uyu mugabo nagiye mura n'abantu runaka bakambwira ati wa mugabo we ati naho ngaho urakomeye ati twebwe bisaba kwigura urugero rw'ikirega hano ntabwo ndi mu rukiko Kemini bro ariko Keminike yakubwije ukuri numva ebana yakubwije ukuri kwinshi cyane. Ubundi ibyo bintu nta nubwo ari nabyo nshaka ko dutindaho ahubwo reka ubwire iki twakora kugira ngo platform tuyigire nziza. Niki twakora kugira ngo platform tuyigire nziza? Ijya kuzana twaduka uretse gato. Ijya kuzana haminga umuntu ushobora kuzana ijya kuzana bwa bukaziye bwanyu muze mu bwicarane hano. Amakazi se ariko uretse gato wakumva nyamunsi ivuga ese wakuriye zingahera ariko Gadifa nakuguriye izirenze rimwe narakuguriye Kemini narakuguriye izirenze rimwe Keminike narakuguriye ako kada wanguriye izangahe nyagusubize nona uyakuye he ako kada kawe kugira ngo kamere gutyo kamere kada imbere nabigizemo uruhare narakusindishije wotsende tojyarayo Godfather ngiye kubaza ikibazo mbere yuko mbaza kamaze mbwire Keminike nguha impamba Keminike ngiye nshaka kukubaza ikibazo kimwe ihangane gato hano harimo icyo nazi bitamwe niba nino z'amasisi wakirashyanuka umva nkubwire Keminike harimo ibintu bishyanuka yo mu bantu ushobora gusiga icyashyu ugaharabika ntabwo Godfather ngiye byakunda keretse nsinziriye reka nk'ubu tugize amahirwe tukagufata tukagusanga nk'ahantu tukagufata nko mu mashati ariko mbabarira wibaze noneho tugakora nka space reka nze nkubaze ikintu kimwe zimwe zasagutse kuri Yesu ndakubaza we Keminike tugufashe wowe twayikugana amajyambere bakakubita wakubitwa ku buryo wagenda wabyimbye nka kabavu bigenze bite ukandagiye i Kigali kandi mukandi ubwiye ko ariho ndi ureba gandi mbabarire wumve ubabwire Godfather gusa mane reka nkubwire njye numva wenda oya nubwo ugira amabi menshi ugira n'ibyiza umva nkubwire rero nubwo ugira amabi ugira n'ibyiza ubwo buryarya bwawe nibwo mba ntashaka bro sibyo Kamaro ntukaze kundyarya ntabwo nkunda ndakuyarya se kuko ndakuguraho isambu mubabarire uretse gato ugira n'ibyiza bro umva indi manganya do not talk about my good gahambi umve ya munsi Kamaro wumve abatipe n'abagome umushenza kaza uretse gato uretse kambwira abantu 1500 nakubwiye uretse gato nta byiza byaje Kemini uretse gato ndagusabye Kamaro ihangane gato mwabantu mwe mwumve uyu muntu yaje hano ngo ariko ngo disi ngo Godfather ngo ntukabigifura mubarire mwumve amaje gushyira abantu mu mutwe ko mparabika abantu bakanyishyura amafaranga mubarire mwumve mwabantu mwe yarangiza ngo ariko ngo ntukabigifura wakane ngo Godfather ngo sigaye ngo arabaye igifura urimo kunyumva nyamuca urukumva
umugome mubi amaje kuza abayaguhaye ni benshi. uretse gato amaze kunkubitaho icyashya bro mu bintu by'ibinyoma yarangiza ngo urabizi ko kuri inshuti yanjye ngo ntukabigifura ipfuka ni mashini zimeze imyenda kahambi umuntu uzi ukuntu urangiza uze inshuti yawe umuntu uzi ukuntu inzara ijyana ntabwo yasereza undi ko bamuhaye amafaranga. Shut the fuck up. Reka nkubwire amafaranga. Reka nze nkubwire Keminike reka nze nkubwize ukuri. Ntago amafaranga yose amafaranga ko yari ndakubwiye. Urakaribwa na gereza. Diga. Ntago najya muri gereza ngiye uzabaza. Urabona umusenzi mani. Kamaro. Urashaka kumujyana kuri bagenzi. Kamaro social media wowe avuze ngo social media ndayizi. Urimo kunyumva? I know this motherfuckers mani uza akaza hano. Niba ari umuntu nawe nagiriye akamaro kuruta n'abandi bose. Urumva kunyumva iki ngiki ntabwo kiyizi cyo niba umuntu ashobora kuza kishikinyikisha amenyo ngo urumva turi inshuti ngo ntukabigifura ngo bantu muri kureba hano ariko ntukajye ubigifura pe gafurwa mara ipu erega ngiye niyo waruka nta kibazo muri yaje piyoni kabura yanabikubwira. Reka nze nkubwire nani Keminike wowe ushobora gutekereza ko ufite ubwenge urimo kunyumva oya ngira ubwenge ngira pe n'Imana izanamfasha sinzakoresha ubwenge kuri platform. Ubwo bugome nuko butabanya bwanyu nabumenye imbere ntabwo kuza hano niswe umugome Kamaro iyo umuntu aje ntabwo mushobora kubyumva Keminike ibi ngibi byari bya bindi bya kera bro ubu ngubu erega mukorera abantu ibintu bibi abantu bakageraho ariko nashaka ngumve abantu mwe umuntu arashaka kubigira byararangiye ceceka zibaho gato amadolari 1000 umuntu yagwa ntacyo yakumarira ceceka gato umuntu akaza ngo dufata ngo ntukabigifura agafata ikintu ceceka gato agafata ikintu kiri sensitive nk'iki reka nkubaze Kamaro Nego ndakumva. Ibaze umuntu kuza akakwita umuntu ngo you are my friend ngo uri inshuti yanjye siko bimeze yarangiza akakurundaho ikintu ngo uzonga umuntu ngo akakwishyura ibi bimara byose nabihaye ibintu ntibyamaye n'amakoyino wamugani none rwarangiza umuntu uretse Godfather nawe ariramo umusenza akabiba propaganda ngo mfite n'ama screenshot mfite amareceipt bakohereza amafaranga yashiriyeho wabivuze kuba waganiriye n'umuntu birahanye yazane wamumvisha amafaranga warayariye mwana ngo wayabonye ceceka hano kwishyura neza nakubwiye ngo zana screenshot ngwenze $5,000 ubundi reka mubwire Godfather muri babi cyazo ntabwo wabitanga wese utanga amafaranga ndakubwiye muri babi we hano nayigarika wibeshye muri babi bro ntabwo abantu bazagucikaho kandi ufite societe akamaro gacikemo muri mani ntabwo tukamuro byambabaje mani ntabwo ari byo Keminike rega winuka ukunuka muri abagome muri babi iyo uje ugaterura ikintu nk'iki ukakirunda ku muntu kandi mu mutima nama uzi ko ibyo ni bitari urabizi uzo kuri ntabwo nirirwa njya guprovinga ibyo bintu byabaye impamvu uraho ngaho usaziye ubusa wabo reka twiganirire umeze neza uraho umubarire munyumvire vraiment munyumvire vraiment ibyuko kurya amafaranga wariye amafaranga yabajori cyangwa abanyarago bindeba ikintu nibandaho ni kimwe gusa koko hari uruhare ufite mu gufungwa kw'aba influencer icyo kintu cyonyine nicyo kintu ngiye kureba oya wimubwira mu gufungwa mu kwica showbiz y'u Rwanda mu kwangiza showbiz ariko akanafungisha aba influencer bakamanuka kandi icyo kibazo nakimubaje yanze ko njye niyo mpamvu navuze ngo nanze kwirwa mbyitambikamo kubera ko iyi mihanda ntabwo ibintu muyikorera reka tubiganireho reka tubiganireho ukora njyewe byageze kugira ngo usange ikindi kintu Godfather wundi ninde mu influencer ukunda mu Rwanda njyewe se buriya si njyewe umubwire yagenze gute kugira ngo wisange uri mu ruziga rw'abanzi bose ari we barimo barakorera ama live ari we bari gukorera ama YouTube ari we barimo barakora amayicara batarasubiza bimwe mukatamo kubitamo icyo kibazo nakimubaje ngigera ahangaha yanze kukinsubiza okay reka nze musubize urakoze rata umuntu uri kumamanuza arakoze cyane reka ngusubize urundi gusabiriza neza wenda baziguhe nuko utazukureza ugashaka barazima sene nabibikuzaho ngaho ziba ngaho rero tubwire wisanze gute abantu bose barimo barakwanga uri mu kaziga k'abantu bakwanze bose urugukabya ntago ari bose na piyoni kawe niba mukozeho space wamukozeho nuzi ikiganiro indesi wowe
hagati mu banzi ntabwo ntekereza ni ikigo Keminike ntabwo ndindije igendera ku byo umuntu yavuze. Piyonika yabonye akanyenyeri niyo mpamvu ari kwivugisha gutya. Urumva njye ntabwo ndindije igendera ku byo umuntu yavuze ibigendere. Yabonye akanyenyeri Piyonika wabonye akanyenyeri. Oya Kamaro njye ntabwo ndindije igendera ku byo umuntu yavuze ikagenda. Okay Kamaro funga mic yawe. Kamaro funga mic yawe ndagusabye. Njuga funga mic yawe gato. Njuga thank you. Bangumire we Keminike. Tuganire neza ariko tuganire neza. Duhe ikinyabupfura abantu 1500 bari hano. Sibyo se? Ikintu kimwe mukora kandi mutazi ko muri gukora amakosa. Turi kumwe. Ikintu mukora kandi mutazi ko muri gukora amakosa. Kandi which is not okay. Urimo kunyumva? First of all, ngiye ngo difata mujye mumvuga nta kibazo. Sibyo? Munyita ibyo mushaka. Siko bimeze? Ariko mwubaha inzego. Reka nongere bibasabe. Kuko twege ntabwo tujya dusuzugura inzego. Uretse gato. Iyo muje hano, urimo kunyumva? Mukavuga ngo Godfather. Sibyo? Tubanye igihe kingana gutya, muza imva n'imvano yanjye naje mundeba. Urimo kumva? We Keminike ibingibi byose kuko uzi ko sinjya mfata iruhande. Ibi byabaye kuva ku munota wa mbere naje undeba nagusanze kuri platform navuga namazeho umwanya ya Twitter. Urimo kunyumva? Ibyo nahakoreraga urabizi, uko nabikoreraga urakuzi, kugeza n'uyu munsi sinigeze mpinduka. Warangiza nawe ukaza ukunga mu jambo ry'umuntu umenye uyu munsi, ukaza ngewe ikintu ntemeranya n'aba ngaba ni kimwe. Ibintu byo kuvuga ngo ntabwo nkwemerera. No winca mu ijambo kandi ari byo umaze kuvuga. Reka ngusubize wincabiranya wimbera kintu. Ngewe ibintu bigeze wumva mbivuga. Wimbera mbirikanyi ceceka. Musubize n'uyu mugenzi wawe kuko none se avuze ngo iki hano gato. Genda gakeya. Genda gake. Wiba mbirikanyi ngucabiranye. Mugena munyatake. Urabizi ko nanabyemeye no kuva mbere. Ngaho ceceka gato yihangane gato. So reka nsaba abantu ubushobozi bwo gufungisha umuntu. Urakoze reka nsaba abantu hano gato. Icyo nicyo kintu mbwira abantu. N'abantu uzana bakamaro nkumyutize bwa nyuma. Ntabwo uri muncabiranye. Urambaza ntago mushaka kumvuga. Mugatuma mvuga umwanya muremure tukabura ukuntu tuganira. Ntago mbishaka. Tugende gatoya. Ngewe ni muze ku ruhande rwanjye Godfather. Face me kanjye ku giti cyanjye. Ariko mbasaba ikintu kimwe. Mushobora kuba mubikora mubishaka cyangwa mubizi. Ni mwubahe inzego. Abantu bose ndi gusaba reka ndikubwira wewe wenyine. Nundi muntu ushobora kuvana ijambo mu kanwa agatinyuka kuvuga ngo Godfather mfungisha abantu. Mu byukuri ni mwubahe inzego affecting. Ntabwo ibingibi ari byo ko affecting Godfather ngiye nyine. Kuko njye ari byo kunyafecta nkabona bindenze nabifunga nkabivaho. Then I surrender. Ariko birababaje kubona nk'abantu muzi inzego twubaha uko zikora mugashaka kugaragaza iyo muvuze ngo mfungisha abantu. Bivuze ko dufite inzego zidashishoza. Dufite ubutabera budakora. Bakora ibyo Godfather avuze. Godfather uretse gato. Ceceka gato. Ibyo bintu ntabwo ari byo. So ndasaba abantu rero twubaha iki kintu. Niba hari uburyo murebe Godfather nka Godfather. Siko bimeze? Ariko mureke gufata inzego zishira mu bikorwa cyangwa zikora akazi kazo neza. Muvuge ko babikora ngo kubera Godfather yakoze. Kuko muvuze ngo Godfather afungisha abantu. Uretse ko kudufungisha ibyo bintu by'inzego ugakomeza kubitsindagira kuri impamvu kubitsindagira. Uri kubyumva? Ibitsindagira kuri kubigarura. Uyikomeza kubigarura. Impamvu ntibigarure mbere ndashaka kugira ngo bibaceho. Godfather urumva ikibazo. Uyikomeza kubigarura avuga ngo bacinze amazi. Uri komeza uvuga iby'inzego. Wowe ari urwego wavuze ari urwego wavuze. Wabikomeje inzego ninde uzivuze? Nta muntu wavuze inzego wese uri. Okay, mwemuretse gato. Bakorera mu kwakwa. Keminike uretse gato. Nani Njuga fungura mic yawe. Ndakumva. Iyo muvuze ngo mfungi uretse gato. Abo bantu bafungwa, abo bantu batwaye bafunzwe mageragere bafunzwe. Muvuga nafungishijwe. Nafungishijwe. Uretse gato ndikamanza point yanjye. Umva ikibazo cyanjye.
abo bantu bafunzwe nande, bafashwe nande, bafungwa nande? Abo bantu ntabwo ari wowe bafashe, ariko wowe uri mumwe mu bagira uruhare, aricyo twakomeje kukubwira, mu gukomeza gutsindagira no gukoresha amakosa imvugo no gukora mwabwira umuntu nakoresha cyo turi kukwibutsa live nyinshi zibavugaho n'ibindi bintu. Uretse gato mwabwira umuntu umwe ufunzwe nazanye nkamukoresha amakosa bigatuma afungwa. urumva statement yaba ceceka gato ntabwo statement uri kuyumva nabi ntago ari byo bashatse kuvuga. Ceceka gato avuze iyo umuntu bamaze kumufunga ahubwo wowe umwangisha. Uretse gato ndabaza Njuga turi kujyana ndakubwira wambwira umuntu umwe sibyo kuko bivuze nakoresheje amakosa siko bimeze hanyuma akabiryozwa agafunga kuko namuzanye nkamutega ibitego nkamukoresha amakosa, wamubwira umwe? Si umwe, ni benshi, ahubwo ababasha kuyasimbuka ni bandi. No kuvuga ngo nyine okay, mbwira uvuga ko uyu nguyu, mbwira umuri abo benshi, mbwira umwe ukoresheje amakosa muri ubu buryo. Reka ngenda narivuga izina, reka nguhe urugero, sibyo? Kano kanya kuko wowe ugendera ku byo wumvise, utagendera ku mpande z'abaguhaye amakuru, ukagendera ku magambo y'ibyo wumvisha. Kano kanya y'amano bitewe n'uburyo yisobanuye, urumva ku giti cye n'ibyo wumvise bihabanye cyane n'amalive 10-17 wakoze, urumva uvuga ngo uyu muntu nidusanga cyangwa ngwino duha amakuru, ugafata amakuru y'inshuti cyangwa n'abanzi be, wowe ukayahagararaho ukajya unabwira abantu ngibi bintu koko, icyo gihe uri kumwangisha abantu. Twese uzi ko abantu benshi bagiye bakanga y'amano kubera wowe. Okay, ushobora guceceka, uravuze urarangije. Ndacecetse. Okay, bivuze ngo none ninjye nafungishije ya mpano. Si wowe ariko amalive menshi. Ceceka, uretse gato. Live ya mbere nakoze kuri ya mpano nayimukozeho ryari? Njyewe reka mvuge ku giti cyanjye. Njyewe kugira ngo nari bimamagare ku bwanjye namugore navugiye hano. Uretse gato. Subiza icyo ubajije, ntimukabe ndimanganya. Ndakubajije. Njyewe mvuze ku giti cyanjye. Njuga. Uravuze ngo nabigizemo uruhare. Ndakubajije ngo amalive nakoze kuri ya mpano nayimukozeho ryari? Twazibara kuri YouTube abahungu bazishyira ni nyinshi abazishyira. Okay, ndavuga iyambere. Tugende gato. Live namukozeho ya mbere nayimukozeho ryari? Live ya mbere wamukozeho bwa mbere wayikozeho muvugira. Oya, turavuga kuri bintu bye. Tuvuga no manipulator arabanza akakuvugira, urumva? Ntabwo mbemerera. Ahanga ntabwo ceceka gato. Niho nyuma urumva agahita Kamara please twumvikane. Abangaba mubabare mu nyumvire mw'abantu mwe. Mvuga bwa mbere kuri ibintu bya yampano nabisobanuye ngo uyu Kejon ari hano hasi. Kejon niwe wambwiye ibi bintu ko yampano amutagikirego. Uretse gato yake nandike bini. Urumva Njuga? Iyo mugiye ubivuze ngo izo live. Ndibuka Kejon tuvugana. Ambwira ko ntuza yampana ari kumwe na Pazo muri Rubavu. Urumva kunyumva? Ndashaka mwumve ukuntu muza umuntu aramutse adashishikaye mwafata ibintu mugahita mubirunda mu bantu bakumva ko ari byo. Nani Pionika wari uri hano? Live ya mbere twakoze kuri yampano reference twayivanye he? Wagiye kure Pionika ntuvuge nk'umuntu uri kwigura. Ngwino hano Pioni, ngwino. Pionika nguri kumuzamura, urumva? Ariko ntabwo umuntu kwigura buri gihe uza kuri live zawe. Kambaze Njuga yari ahari Njuga. Ndetse mvuga. Live ya mbere twakoze kuri yampano tuvuga ko afunzwe twavanye reference he? Njyewe ndavuga ibyanjye simvuga iby'abandi. Jesus. Ntabwo uri kumva. Twari turi kumwe ariko ngiye kukubwira ibyanjye. Na Kejon yaragiye angira umwanzi asovuze ko ari hano se. Reka mbanze mbivuge. Ntabwo uza kubyawe tutarava kuri iki ngiki wazanye. Murite kucabiranya. Ariko se kamaze mbi clearing. Warumbajije ariko reka ngusubize. Uri kuzana ibyo ugakubya y'amana. Ni source y'ibintu byose ariko. Subira mugirane. Ariko nkuko nawe uvuga uko byatangiye reka nawe umuntu atavanga arangize. Okay, go ahead. Umuntu atavanga soze igese nkace mu ijambo. Uretse gato nani ngaho go ahead Njuga ndakumva.
njyewe ku giti cyanjye ke John sibyo njyewe navuze ukuri kw'ibyo nabonye naho nabibonye nubwo abantu bakwangira ibyo wavuze njye ntabwo nari gufungwa nziza umuntu njye baraje baramfata naribu nibiri hano ndasubiramo ibyo navuze baraje baramfata banjyana muri gereza bamfata ahantu nabonye ibintu ndavuga ati nabibonye hanaha mbisubiramo neza uko nabikuvuze kuri twano kuri live yawe mbivuga ko nabibonye muri telefone ya K John ntabwo iyo video narayibonye ariko ntabwo yayinyoherereje bavuga ati rero reka tujye kureba uwo muntu wayikweretse baragenda baramufata ariko nta kosa nakoze kuri uwo muntu yagiye arabinyangere ko nabibajijwe nawe bisobanura kuri live ihangane njuga ntabwo nguciye mu ijambo reka mbabaze mwabantu ariko mwumve neza njuga ndi kumwumva uretse gato mubabarire mu nyumvire kugira ngo bamamagare kugira ngo bamamagare kugira ngo telefone yari ibimamagare nuko iryo jambo nari nabanje kurivugira kuri pano yawe ariyo mpamvu mvuga ngo gushishoza na bano bantu bose no kugira ngo bino bintu byacu bikurikiranwe hano haba ari inzego zibirebera zinabyumva opinion z'abantu rero abanzi b'umuntu ni watuma n'abantu bajya gufunga bani bana we ngiri kumva nanakuri ku mutwe ngaho mutinga mic yawe mutinga ndagusabye mutinga mic mwabana ariko wita wumva ukuntu abantu bari bakurwaye ntega amatwi gara uri kigorye batufana porogara bagahambi so mwumve mutinga mic yawe gato yawumvi ndashaka mwumve mwabantu mwumve uyu mugabo araje akora statement ko iri fungwa rya yampano kuba yampano afunzwe nabigizemo uruhari amarayivu yanjye nakoze kenshi cyane yabigizemo uruhari umuntu wabyumvisha hari umuntu wamfasha akabyumva neza ko ariko yabivuze niba namwumvisha neza mu mitingure mike zanyu abantu muri kunyumva niko yavuze siko yavuze akubwiye yuko yahamagawe Keminike uretse gato oya we Keminike wowe iyi ntabwo byumvishe yahise afata ibintu arabivanga ajya kuzana zasaga za video za yampano kandi ntabwo rero zifungishije yampano urumva uko nese bicabiranya urumva bo bari kudefanda uretse gato ikintu wari uravuga kimwe bicabiranyije banza umva ikintu ndi gudefanda genda gake oya ntabwo kudefanda ibya K John uri hano hasi uretse gato kugaruka ku byawe uramwe wivanga ibintu tandukanye bira byakira byaba video nibingiye muri kuvuga none se yampana ari kuzirara yama video ahanga no mugenda abantu bakayobya abandi none mu rubanza ari kukubwira ngo iyo video yaza mu muryango waje mu bwijyana tugende gake yagenda gake nuko uvuga ngo nguyu dominani pion kari hano ibyo bintu ibingibi bikimara kugira ntabwo nagombaga kuza ku breaking inkuru inkuru udashobora no ku breaking mu byibuke ibyo ntabwo ari ibintu ushobora kuza kuvuga hano unyumve neza wowe njuga n'abantu mugendera mu Kigali nguyu pion kari hano tujya kuvuga kuri isaga ya yampano ejo tukimara kubimenya tujya kubivugaho nani pionika reference twakoresheje ni yahehe tuvuga kuri inkuru bwa mbere njye ndimo ndakumva bafunga yampano twakoresheje reference y'igihe.com urakoze cyane nabwo bandika inkuru ndetse n'ijambo ry'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsel mubarire mwumve none aya masaha none igihe cyanditse yampano atamaze gufungwa ni munsubize Godfather ikintu abanga barimo baravuga uya Keminike uya urukumva nanjye rega icyo gihe nari impari ntabwo twari turi kumwe hano Keminike twari turi kumwe none niba aba bantu bumve neza nuza point yabo point ya mirimo iravuga ngo ese umuntu yamaze gufungwa ego ni iki gikurikira ku ma live yawe soka nkubaza icyo kibazo cyonyine nicyo cyonyine aba bana barimo baribaza ntabwo barimo baribaza ibintu bijyanye ngo nuko oya none reka nkubaza ikintu kimwe iyo umuntu amaze gufungwa siko bimeze nico ngiki bundi bari kwibaza uretse gato iyo icyamamare uretse gato gufunga ko icyamamare it's a breaking news yes or no oya bari breaking news aha then like reka mubaza akabazo gato igihe ukura inkuru igihe ukura inkuru gikora inkuru zingahe sizikora inkuru imwe nawe wa breaking the news ariko wowe yizigarukaho live 500 ikibazo uretse gato ikibazo nuko mvuga muvuge ngo Godfather uvuga ku bantu bamaze gufatwa bagafungwa ariko ntimuvuge ngo mvuga ku bantu urukumva muragera mugafata ibintu cyo kimbabaza mugafata ibintu mukabigoreka mukavuga ko ngo mvuga abantu bagafatwa bagafungwa kandi nje mvuga ku bantu bafunzwe
umva Yesu baramubambye umuntu araza ahita acumitamo afata icumu aricumita mu rubavu nawe rero nibyo ngibyo ubundi uhita ukora njya ku bantu bafashwe ego ujya kuri abantu wimereye nabi then noneho nawe ugahita ufata icumu ukaricumita mu rubavu rwe okay nicyo ubundi mbona upfa n'abantu gusa nta kintu ubundi ahandi hose rwose widagadura okay tugende gatoya niba mvuga ku bantu bafunzwe bigenda gute ngo nitirirwe gufungisha abantu kandi n'abavuze bamaze gufunga oya nago ufungisha abantu umuntu abivuze wenda kubera ko adasobanukiwe neza icyo kintu tongera no kukigarukaho cyane nago babisobanukiwe ndakumenyesha ko nago wowe nabo basho ufite bwo gufungisha umuntu wowe nagufungisha umuntu no mu Rwanda nta n'umuntu ushobora gukoresha umuntu ikosa ritubafungwa icyo kintu twavuze okay aho niho nasabye uretse gato ari igihe ushaka gutanga statement wowe ugashaka kuyikururiza kugira ngo yerekane ko umuntu yavuze ikintu kitari cyo umukangurambaga iki kiganiro gifite umukangurambaga mu kugenza uvuga no dusanze manika ikiganza icyaha cyo manika ikiganza no dusanze ikiganiro turi mu isoko turi kuganira turi mu isoko turi so reka tubisoze gutya rero sibyo dore nubundi turavuga gutya tugaturagurika nta nakabwana kintare kaza kunyura ariko mwagize gutya ubundi ko bari kumva n'ivana so reka tugende gatoya Kemenike unyumve Kemenike nyumve n'abantu baranga mu nyumve ndimo ndakumva nawe njuga unyumve sibyo nimuza kwitegereza urimo kunyumva Kemenike ntabwo ngiyewe nshobora kuza hano muzabirebe neza cyane ntabwo nshobora kuza hano ngo mvuge ngo bavuze ngo oya iyo nyir'ubwite adahari ngo yivugire especially kuri ibi bintu by'ibyamamare ntegereza nyir'ubwite niba adabasha kuvuga ngiye nkora comment cyangwa nshyira comment ku nkuru yamaze kugera hanze si ibyo washakaga niba ayiguhaye se abo ni abakomeze rero live nirangira abo ni abakanda nzugi bawe sha live nibwitangiye aha no buracika ururondo gusa ikintu abaturage batiribu yahageze umunyumve neza cyane ikintu mvuga ni ikintu mbashimiye kimwe kuva twatanya ni conversation sibyo nuko ugeze amasaha mu magambo yanyu twemeranije ko urimo kunyumva Godfather ntashobora mumvaneho icyo cyashya n'icyo kintu cy'ikigenda ntabwo turemeranya niwo bishyizeho manza wumve icyo kintu cyo kumva ko ngewe Godfather baby boy sinyatangiye kubikubwira bwa mbere sinyatangiye bikubaza bwa mbere gute sinyatangiye nkubaza ngo ikoko ufite uruhare mu gufungwa kw'ibyamamare sinabikubajije bwa mbere no okay iyo bivuze gutyo ntibishoboka ntabwo bibaho ntabwo nanjye cyangwa icyo nakimusubiriza jewe rero ndangije nyuma urumva maze kunsubiza umbwira uti ngiye nafungisha umuntu gute navuze ngo umuntu ashobora kuza akaza kuri live mukaganira urumva cyangwa se akagaragara urumva nk'umunyacyaha cyangwa se agakora icyaha ari umu influencer yamara gukora icyaha wowe ukabigiza gute nyine icyo cyaha ukamera nkaho wowe uri nk'umucamanza ugatangira kubikuririza wumva ukavuga ati bizagenda gutya na gutya niba yakoze wowe ubundi ibyo bintu wazabyihoreye ukagereka umuntu agakurikiranwa n'ubutabera reka mbabwire nanone Godfather agomba gukora ibintu mu buryo bwe ukasanzwe abikora ariko please hari nyine kurengera ntabwo bari byiza hatazajya n'umuntu uzamuyobora ntabwo Godfather yageze afungisha umuntu ngewe ibyo nibyo nshaka gusobanura ahubwo impamvu abantu bari kubivuga gutyo nukubera ko wowe mutangiye aho ngaho mutangiye kuganira nk'abantu bafite ubwenge naho ubundi mwamara kuvuga ibintu bitari mu ntuza kabisa wowe ubiva imuzi urumva ukabikurikirana cyane reka twumve Kamara atangiye kuvuga Kamara utiki wowe ubiva imuzi ukabikurikirana cyane niyo mpamvu ugaruka mu majwi y'abantu ubundi utagiye ngo ubyinjiremo cyane ntago wese wigeze ufungisha ndi hari umwana uri muri bari abantu bafunze urakoze icyo kintu rero ikintu nashaka kugira icyo kintu umva mugira imana bapfa umva mugira inama
hari ikintu hari uburyo wowe witwaramo nk'abapasiteri, uri umupasiteri yo kuko usobanura umurongo wo muri Bibiliya, niwe uzana igika wowe uzana titre, igika ni kwa kundi uzana titre y'inkuru yanditswe n'igihe cyangwa ikandikwa na hehe bikoze bamwita mucomate. Thank you my love. wowe uzana inkuru yanditswe n'igihe ukafata wa mutwe wayo noneho runaka arafunzwe gutya na gutya, ugafata wa mutwe wayo ukawusobanura nk'umupasiteri yari gusobanura umurongo wo muri Bibiliya, babyita kuwudevelopa. ukawudevelopa ukawuvuga, noneho wa mutwe ukawuvuga n'abantu bakaza, noneho babanzi bawe niho babonera. Umwanzi wawe wabonye wa mutwe wo muri Bibiliya rero sasa araza agaca hariya yavuga akantu, wowe nk'umuntu uri kudevelopa wa mutwe bigagutusha ahantu ahubwo ukabyenjoyinga, wenjoyinga amagambo y'umwanzi. Ariko ngiye nkugira inama nka mukuru wanjye, ntago nkwanga pe, n'ibintu ukora ni byiza, Imana na content ufite ni nziza, wajya ufata kote zombi, sibyo? Mbere yo gucira umuntu urubanza, noneho twatangiye kukugira inama. Yego, noneho kuri kote zombi ukahumva, ahubwo ukahanononsora n'abantu bakakugira inama, mugafata uburyo mubyumva. Byaba ngombwa nk'uko wipanze akazi ugaca mu gikari ukabagira inama bwabo bakiyunga, kuko hari igikorwa cyiza wigeze gukora cyo guhuza umuntu witwa Keza Teriski na Muyango bariyunga. Numva ni ikintu kinkoze ku mutima bro, numva ni ikintu cyiza kandi wabikoreye hano live, uri kumwe n'abantu bakuru, urabunga ujya no mu gikari urabahamagara. N'ibyo bintu ufashe Muyango ufashe y'amano n'umugore we ukabahamagara, ejo byakwanga bati nabikoreye kuri live mwa bagabo mwe, kandi aya magambo yari yangezeho. Reka nkubwire ndi muri kunci, turabizi ko ufite n'ubundi izo power zifite zo urabona uretse gato kababwira ikintu kimwe, reka mbasobanurire ikintu mutajya munasobanukirwa. Ibi ngiye kubivuga kandi ntago byari ngombwa. Ntago muri kureba ukuntu abantu mwese bamutse hano, hakaba haje abantu batangiye zino propaganda, babikoze mu buryo bwabo. Ibi ngiye kubivuga bitari ngombwa ko mbivuga, bakazana ibindi bintu bakajya kwisha mu nguni yo kwa Yampano. Turi kumwe? Kubera ibindi bintu byabo nzashyira hanze igihe nikigera, bakaza bakabyihishamo, bakazamura kino kintu. Uretse gato yanjuga, urimo kumva, bakaza nkaho bababajwe na Yampano kubera ibindi bintu bitandukanye. Bro, Yampano nta kibazo niki na kimwe. Urimo kunyumva? Kemini, ntabwo nakwifuza ko Yampano ajya muri trouble cyangwa afungwe. Oya, for your information, ntabwo mukanya Pionika tubwiye ko mu rukiko umugore wa Yampano yanditse amuha imbabazi? Siko tubwiye Pionika? Kandi umugore yarari no ku rukiko nafashe. Urimo kunyumva? For your information, ko mutana noneho nta nubwo byari na ngombwa. Urimo kunyumva? Abantu bagiye gushakura mu byeyi ni uramwana w'umukobwa. Urimo kunyumva? Umuntu yarampamagaye arambwira ngo embetua bimeze uku nuku, hakorwa iki? Uyu mwana w'umukobwa fata nimero ngaba barahari, tuzabashimira ababikoze. Ariko kuko ngiye mu gutangaza inkuru nkaba netre, kavuga nti niba inkiko cyangwa ubugenzacyaha bwatangajwe ko uyu muntu afite ibyo akekwaho, ngiye ndaba netre, ndatangaza inkuru nk'ukwiri. Icyaha nikimuhama abiriryozwe, nibasanga yabikoze abiriryozwe, nibasanga ari umwere arekurwe atahe. N'ubu niho mpagaze. Urimo kunyumva? Abantu bagiye gushaka uyu mukobwa n'igihe bahaye nimero, baba muri showbiz, bari muri showbiz, twagiye kuri conference call. It's a good idea. Uyu mwana w'umukobwa aramutse understandinze byaba byiza, kandi yarabikoze biba successful. Turi kumwe? Ariko kuko ngiyewe nzahangaha ndi kuvuga inkuru y'ibiriho, tugakotinga igihe, tugakotinga bira byaha 7 tukabivugaho. Icyamamare ibi byaha 7 cyabyisanzemo gute? Kuki yakoze ibi byaha? Nuruhe rugero atanze muri societe nk'umuntu yisanza hate kabivugaho, hanyuma mukagenda mukadeturuna, noneho mukanasubiza ibihe inyuma. Urimo kunyumva? Mugahita ahantu turi kuvana inkuru turi kuyisoma, yewe nanabwiye abantu bavuga ati shakira inkuru kugiye bamaze kuyishyiraho. Abantu bakagenda ibyo bakabideturuna, bakanabisimbuka, bakavuga ati Godfather afungishije umuntu. Mwabantu mwe, mfungishije umuntu, turi gukora comment ku byaha umuntu ufunzwe yarezwe ari gukekwa, ari gukurikiranwaho.
Ega impamvu babigushinja nuko nyine uzanga ugasa nkaho uri kubyenjoyinga. Ntabwo ari ukubyenjoyinga. So rero nimujya mushinja wenda nimujya abantu ntibajye barashinja. Erega buriya hari n'ibyiza ukora njye nanabikubwiye hari n'ibyiza ukora. Keminike babarira Keminike. Ese ko nimubwira ko ukora ibyiza ukabyanga. Uretse gato. So ahangaha tugaruke gato. Iyo muvuze gutyo mukirengagiza ko twe turi gukora comment. Urimo kunyumva ku byaha runaka umuntu ari gukurikiranwaho akekwaho. Urimo kunyumva ko ari byo turi kuvugaho. Mukirengagiza ko turi kuvuga turi ku breaking inkuru y'umuntu uvuga ko afunzwe. Umuntu yafunzwe twabimenye turi kubivugaho. Ibyo mukabiskipinga mukamuvana muri gereza tumusanze turi kumuvugaho mukamujyana mu rugo hanyuma mugafata Godfather agatangira kumuvugaho akiri umwera ari mu rugo nta kibazo afite hanyuma noneho nkamukoraho inkuru ikagenda ikamufunga. Kandi ngiye ndi kuvuga ku nkuru y'umuntu tumenya amakuru ko afunzwe. None se ubanga mutari guheza inguni. Eka ngo agasenariyo ejo bundi nabonye numva karambabaje kandi niwe wagakoze. Urumva? Umuhungu wamaze kumufunga ngewe ntago ari video nabonye werekanye hano ntago nari kuyibona iyo atari we wari kuyerekana. Kandi n'abantu bose barayibonye niwe wayerekanye. Umuhungu arimo arifata neza sibyo? Kwifata neza no kuri kuvuga ari yibereye ku gikoresho. Tuwe wayerekanye nawe yego warayihawe. Yego ushaka kuba abantu bayiguhaye wenda bavuga ngo nabo babayibonye ariko we wayeretse hano public. So wowe ukavuga ati nari guhishira ntabwo ari ukwenjoyinga. No hari ababimeze kimwe. Ntega amatwi Keminike reba ujya nyine uri murazana fact kugira ngo nyine use nkaho uri kubambisha umuntu nyine just kubera ko urumva nk'iriya video ari nkanje yerekanye wenda ngende hano nkaho no mu Rwanda bashaka kumwe ati Keminike twabonye uri kwerekana video y'umuntu y'unoyo iyo video turayishaka uyitugezeho. Uri kubyumva? Kuko rega nubwo mbabwira izi social media zirimo barazimonitaringa. Utagira ngaha uko twicaye ngaha abantu 200 bari kumva ngaha. Aba bantu bose harimo ahanga wenda urugero nk'umuntu runaka uvuga atari koreka turebe urubyiruko dufite kuri social media ruvuga ibiki baba bari mu biki babaganira ibiki amasaha ane. Ndakumva. So rero no kuvuga ngo hari ibintu nyine uzana mbere yuko nyuma yuko umuntu wenda niyo mpamvu wenda abantu utanabumva nabi hari ibintu uzana hanga umuntu amaze nko gufungwa bigasa nkaho bigiye kumukomeretsa kandi wenda n'ahantu ari atameze neza. Ndetse n'ababandi bari bamufitiye icyizere wenda twasaga nkaho ari kuvuga ati free wenda y'amano Imana imworohereze bigatuma nyine nanjye niyo masi nari mfite yuko nabikora ntashobora kubikora. So ngira ngo naho ngaho agakwiye kubumva na wundi mutima mubi saga zabaye umuntu abagomba kuzivaho ni breaking news. Ndetse unabivuga ruko ikinyamakuru runaka officially kimaze kubisohora. Ibyo bintu buri gihe ubizana ari uko nyine byamaze kuba nta cyaho ufite ahubwo inkurikizi yigiye wa muntu nyine amaze gufatwa n'ibyo werekana fact abantu bagenda bazana niba yararwanye mu kabara abantu bakabikoherereza then nawe ukabyeexpose hano kuri social media. Nibyo ngibyo abantu kenshi barimo baragarukaho kuruta nago wowe ufite ubushobozi bwo gufungisha umuntu n'ubundi umuntu yari gukora icyaha inzego zimukurikirana umunsi ku munsi. So rero utabyumva nabi nta wundi mutima nangaha turi suko nabuze ibindi nakwigiramo. It's just ni contribution tuba dutanga kubaka nyine platform. So mwebwe niba nkumvishe neza isa nk'igira imbabazi cyangwa ivuganira abantu kuruta uko wabambisha umuntu kereka hari uwo yabangamiye. So ahangaha ariko murabona banyarwandakazi ndashaka murebe umwuka bitwaye n'imbaraga bitwaye urimo kumva kugira ngo aba bantu bareke kugoreka imvugo. Urimo kumva yuko mfungisha abantu kandi babikoraga nkana barabizi neza cyane bafite amagambo mu kanwa kayo yo kuvuga ibintu nk'uko biri ariko bakabirengo bakagenda bakagoreka bakagenda bakavuga ko Godfather mfungisha abantu. Siza turi kubyumvikana mu mbere y'ibyo bintu wabivuze ibyo bintu ko twabiclarifyinze ko udafungisha abantu wowe ufite ubushobozi ahubwo nawe uri uretse gato nawe utangiye kwitera ipeti. No bantu muri comment muri comment
ibi bintu nshinjwa gufungisha abantu yes or no? Ese ko akomeje kugaruka kuri iyo ntu? No, kuko erega ni ikintu cy'icyasha kibike nani kemenike. So rero bakamaro bakubaje ngo ese ko reba muri comment, uri mu bantu, reba muri comment. So icyo ndikubwira kemenike ni ikingiki. Ibi ngibi noneho nawe hano ukaza mukabishimangira kandi noneho mushobora no kugorora imvugo mukabivuga. Reka mubwire Godfather mbabarira ndakuyamije ntabwo nigeze mbishimangira. So reka tugaruke ku cyo turangize. Okay, mbere yuko duconcludinga ni conversation by the way. Dore nta n'amagift ari gutanga. Mbere yuko duconcludinga reka mbabwire ikintu kimwe. Siko bimeze. Njyewe urimo kumva audience yanjye mba ngomba kuyiha inkuru. Urimo kumva ikayumva igasobanukirwa. Ntabwo abantu banjye bose baba bari hano kuri social media kumanywa. Ni ukuvuga ngo abari mu kazi batari bahari mu gitondo nimugoroba ngomba kubabwira ibyabaye. Babaje gushungera. Nta kibazo rero reka bacungire, niyo mpamvu bankunda. So umva rero nkababwira nti bantu banjye muremeye cyo tuvuga rimwe hanyuma mwebwe mutari muhari ntimubimenye tuvuge inkuru rimwe. Godfather. Reka ngira akantu mbwira Kemenike ho gatoya. Ariko twihariye ijambo ntabwo tugeze twumva igitsina gore. Yego akabanze mbwira Kemenike gatoya. Hano se ko twari turi mu isoko twabujije umuntu kuvuga. Ubashaka inkuru ibe kimomo. Yo bakuvugiremo. Kemenike. Yo kabanze nkubwire. Ariko nuvuge nk'umukanda nzugi. Ako sizo nzugi muri kunshinja akamvuge ntari nganje. Nabonye muri comment barimo barabyandika n'ibicupa. Ukanda nzugi pioni. Ntari bikamvuge urumva. Nuvuga ngo ikintu abantu bashaka cyangwa se wowe nyene kubyo wavuze ni nko kwica icyo bita inkuru cyangwa se amakuru. Oya nawe se kuri sibiza Kamaro nasabye uruhushya reka mvuge ariko nawe wavuze.